Sheri, nizere ko noneho washoje. Ngewe dore navuye muri douche narangije. Utaza kuminkorera nka bya bindi byawe byo kukererwa. Umva, umura noneho nasoje ariko uzi ko ubimbwira wagira ngo nge ntago nkunda akazi kawe nge. Nangirega gukererwa ntago mbikunda. Umva banguka ahubwo. Mushyire mu tuyiko tungahe. Ariko mana nyagasani we. Urambwira ko wateguye breakfast se kandi? None se Sheri rogira ngo tugenderaho. Ariko Sheri mana nyagasani we. Ntabwo urasobanura icyo kibazo sigaye mfite muri iyi minsi ndabyibuka uko bwije nuko bukeye none urazana ama breakfast n'ibiki. Ariko ubwibone buri muri iyi nzu iki ngo ntabwo ushaka kubyibuha. Ngwino shu, ngwino wirira imbuto, icyayi kihorere sibyo? Yeah, my god. Ngwimbuto? Yes, imbuto nayo aryo zigutwara. Oh la la, ariko mana nyagasani. Nta kibazo, ahubwo urimo uratinda ndabona ari wowe ugiye kumara amasaha. Ibiro 90 sigaye mfite ko urashaka kongeraho mana nyagasani. Waretse breakfast tukayihorera. Ahubwo se sentire yanjye iri heyi? Ko nayireba. Iraho ngaho, ureba ku ruhande gato yaho ngaho urayibona. Mana nyagasani we. Nayo uri kubona? Okay, ishati nawe ndabona yateguye ariko. Ariko noneho reka nkwereke ikiza. Kugira ngo ntitukajye dukererwa. Iyo myenda ya bya bindi byose ntegura nzambishyira muri saro. Aho ubibona ibaziye wahereye. Ngo sinzi ngo amasocks ngo ishati ngo banguka tugendesha. Ni wowe utuma dukererwa. Reka tugire vuba ariko ibyo bya breakfast reka tubyihorere n'ukuri kuko umubyibuho ukabije urakomeje. Umva. Reka ninywere ngewe nzambara ibubu. Ndabona none nambaye neza kabisa Sheri wakoze kunegura imyenda pe. Twe turategura papa, Ibaze ukuntu wahoraga wambaye ino pantaro kandi ndebera ukuntu ijyana nyinisha. Erega umugore nuwamenye ko umugabo we yaberewe akamenya ibikwiye umugabo we. Twe turategura icyo cyerekana mdamu washatse akuze azi kimuzanye mu rugo. Urakoze Sheri. Ahubwo se Sheri akanaga kikari ku ishati yawe. Akahise kandi. Uskwa mudamu yamfurije imyenda kweli. Ariko Sheri. Sheri sorry. Nigute buri gihe uzajya ufata imyenda yanjye wihereze bari abantu bo kuyifura. Unaniwe kumurakara unaniwe kumfura. Mukanya wacimaga ko nagwitiye imyenda myiza none. Ariko kano karabibihije sha nta kundi biri bigenderero Sheri. Urasubira mu cyumba uhindura imyenda. Usurambara icyo ahubwo. Ariko Sheri ubu koko ubunaniwe kumfurira ukazajya ufata imyenda yanjye ukayihereza abandi bantu akaba bamfurira koko. Se Sheri uretse kurakara na mesa ryari. Umuntu tujyanye ku kazi ndutana ni mugoroba. Ariko abagabo mwagiye muri kwikunda. Urumva nabikora ryari? Uryame hanyuma ngewe ndaremesa. Reka nsubireyo nje guhindura. Ariko ntuze kunzanaho bya bindi byawe ngo dore wambaye ibindi bidasa bidagendanye. Please. Time management. Na bindi nzana wowe reba imyenda wenda basifata jeans n'umupira aho ngaho urawubona hafi reba mu mwanya wawe hahandi tubika imyenda ure tubonamo. Okay. Mana nyagasani uyu munsi nurangira amahoro ndagushima. Mana mva simukira noneho. Erega n'ubundi ibintu ntibyakunda ngo urugo rutagira umukozi ngo ntashaka abakozi. Ariko ubundi umugabo njye mbona atanankunda. Ibi ni ibiki? Njye mu kazi nkavemo mese nkorope nteke imirimo yose yo mu rugo ngo ntitwashaka umukozi. Hari ubundi umuntu abakora iki? Sheri. Okay, maze guhindura. Hanyuma ngiye hariya ku modoka, ngiye hariya hanze gira vuba none uransanga mu moto. Reka nanjye mfata isakoshi tugende. Ndaje rwose wumura. Tedora amasaha yaducitse. Reka nzi. Ndaje Sheri. Tebuka please. Umva. Uretse gato. Reka mbanze ndebe nshobora kuba nsize ntakinze. Oh my god. Hako ibyawe nibirangira buri kanya ngo nibagiwe Oya ndaje. Ariko se Sheri aho kugira ngo dusige tudakinze no kwihanganira umunota umwe ibyo birakunaniye. Gira vuba. Ndaje. Si ubunge nari mbyibagiwe ntera. Usko ku cyumba hatari hakinze Mana nyagasani. Cyakora mwuka wera arakoze kunyibutsa. Nsanze nakinze Sheri. Usko nari ndi kumva muri ngewe ntabyibuka neza. Nakinze sinakinze. Gusa ku cyumba ntihari hakinze. Ubu noneho twagenda. Eka ndebe telefone ndayifite isakoshi ndayifite nta kindi n'urufunguzo rwo kwazi ndarufite. Okay, we can go. Se ko mbona wandakari. Ariko Sheri urumva wowe uri ngewe utarakara. Nese ngize ni ibintu bisanzwe kwibagirwa. Ariko wita umutangira umunsi wawe nawe. Ahubwo tugende turimo turakererwa nta gisigaye. Twagenda. Nta kindi gisigaye ikontrole neza ndakuzi. Nta kindi. Ubu twagenda nta kibazo rwose. Okay. Reka tugende. Buretse gato Sheri.
nari nibagiwe. Imana nyagasani ibyo ibiki kandi ako shiri are you normal? Yes wirakara ntabwo ari ibindi bintu bidasanzwe. N'ibiki kandi wibagiwe ko tugomba gusenga mbere kugenda. senga wowe wenda Imana irakumva gusa ibyo bintu utwahera ye dusenga. None se tugende gutyo gusa tudasenze kandi niwe uhora gubimbwira buri munsi dusenge hanyuma tugende. Umva please senga wowe ufite umwanya wo gusenga cyangwa se ndabona utari tayari urugero rwakinze kinga tugende ari twagiye.